maze uzanyakire mwisi wanjye mukunzi wanjye. Turagushimiye mwami wacu Yesu Kristo, mukiza w'ubuntu n'imbabazi, ubu twongeye umunsi mushya tugihumeka umwuka w'abazima, bikitwa uyu munsi mwami tukiri mu mwaka w'imbabazi nk'uko wawutangaje, nk'uko wari warahanuwe n'umuhanuzi Yesaya. Igihe cyagera nyir'ubuntu nyir'imbabazi agaseruka akawutangaza, tukaba tukiwurimo. Mwami turagushimira, mu munsi wagize igitondo cyawo, turi ku mugoroba wawo, ni umunsi wagize itangiriro, turi ku iherezo ryawo, ni umunsi wagize izuba rirasa mu gihe mwami cya Yohana Batista n'igihe cyawe wambaye umubiri uje gutangaza uwo mwaka. None turi ku iherezo ryawo, twabonye umucyo w'akagoroba, kuko uwo munsi izuba ryawo rirenga, ariko imbabazi ziracyari za zindi. Turi imbere yawe, twakire munsi y'izo mbabazi, munsi y'ubwo buntu mwami, munsi y'amaraso yawe. Turi hano si akamenyero, nuko ari gahunda yawe, kandi twizeye ko ijambo ryawe waduteganirije riduha icyo dukeneye, kuko ari wowe usuzuma imitima. Turavuga nk'umuririmbyi ngo turi imbere yawe mwami, utugenze uko ushaka. Bene data batari hano nyamara bari hano mu mitima yabo, ubaha umugisha. Abari ku musego wabere byose. Cyo tugushimira ni ukuri muzima kandi uzi igikenewe. Duhe umugisha, ni mu izina ry'Umwami Yesu Kristo, amen. Turaririmba indirimbo ya 95 duhagurutse mbere y'uko twusoma ijambo, gushimisha ibyaha byanjye Yesu yarabyikoreye, watigeze gukora icyaha na kimwe. Hallelujah.
nanjye haleluya sindishirije ndamwegera byawari dushenene haleluya nanjye ndamahine sindishirije pe nukwamaganya haleluya nyakurwa nawe nugira uriwe amama oye Immanueli amina. Cyubahiro kibe cy'umwami wacu Yesu Kristo, imbabazi zihoraho z'Imana nzima, la miséricorde éternelle du Dieu vivant. Zaburi 103 murongo wa mbere kugeza kwa 14 ibyo byanditswe dushingiraho dusangira ijambo Imana yaduteguriye kuri uyu mugoroba. Turaba dusomye ariko reka tuhasome. Mutima wanjye himbaza Uwiteka, mwa bindimo byose mwe muhimbaze izina rye ryera. Mutima wanjye himbaza Uwiteka, ntiwibagirwe ibyiza yakugiriye byose. Niwe ubabarira ibyo wakiraniwe byose, agakiza indwara zawe zose, agacungura ubugingo bwawe ngo butajya muri rwa rwobo, akakwambika imbabazi no kugirirwa neza nk'ikamba, agahaza ubusaza bwawe ibyiza, agatuma usubira mu busore bushya bumeze nk'ubw'ikizu. Uwiteka akora ibyo gukiranuka, aca imanza zitabera, zirenganura abarenganywa. Yamenyesheje Mose inzira ze, imirimo ye
yayimenyesheje abana ba Isirayeli. Uwiteka ni umunyabambe, ni umunyambabazi, atinda kurakara, afite kugira neza kwinshi. Ntakomeza kurwana iteka, ntagumana umujinya iminsi yose. Ntiyatugiriye ibihwanye n'ibyaha byacu, ntiyatwituye ibihwanye no gukiranirwa kwacu. Nk'uko ijuru ryitaruye isi, niko imbabazi agirira abamwubaha zingana. Nk'uko aho izuba rirasira hitaruye aho rirengera, uko niko yajyanye kure yacu ibicumuro byacu. Nk'uko se w'abana abagirira ibambe, niko Uwiteka arigirira abamwubaha, kuko azi imiremerwe yacu, yibuka ko turi umukungugu. Amen. Twicare. Umwami Imana asuka umugisha we utagabanije ku ijambo rimaze gusomwa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Dawidi ntabaririza inzira, ntabaririza imbabazi z'Imana, kuko ari umuhamya wazo. Ndumva natwe uko turaha tutabaririza imbabazi z'Imana, kuko twarazigiriwe. Utazizi sinzi, kuko nk'uko umunyarwanda yabivuze, umwana apfa mwiterura. Ariko buriya sinzi ko umwana apfa mwiterura gusa, apfa mwivuka. Sibyo ra? Umwana apfa mwivuka, uko avutse niko akura. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ribivuga ngo abamwakiriye bose, abamwizeye bose, yabahaye ububasha bwo kuba abana b'Imana. Abamwizeye batabyawe no kwifuza k'umuntu, ariko babyawe n'Imana. Dawidi rero arahamiriza imbabazi kuko yazibonye, kandi iyo urebye ubuzima bwe, ndumva nta kindi yirata. Nidusoma tujye dusoma, niduhagarika gusoma dutega amatwi. Nidusoma tujye dusoma, kuko Bibiliya tuba tuzisanganywe. Niduhagarika gusoma dutega amatwi, kwizera kuva ku kumva. Mutima wanjye himbaza Uwiteka, mwa bindimo byose mwe muhimbaza izina rye ryera. Mutima wanjye himbaza Uwiteka, mwa bindimo byose muhimbaza izina rye ryera. Mutima wanjye himbaza Uwiteka, ntiwibagirwe ibyiza yakugiriye byose, nibubabarira ibyo wakiraniwe byose, ndetse hongeweho ngo agakiza indwara zawe zose. Uko ni ukwizera kubakiye ku ijambo Imana yavugiye ku rurimi rw'umuhanuzi w'Imana Yesaya, ngo kubw'imibyimba ye twarakize, niba ubabarira ibyo wakiraniwe byose. Muca umurongo kuri iryo jambo byose, agakiza indwara zawe zose. Duca umurongo kuri iryo jambo zose. Nta cyaha atababarira, nta ndwara adakiza. Haleluya. Ibyo bitubere inkingi ya mwamba yo gushikama. None se kubera ko nta cyaha atababarira, umuntu wababariwe arongera, nk'uko Paul yabibwiye Abaroma cya 6, ngo dukore ibyaha, dukomeze dukore ibyaha kugira ngo ubuntu busage. Ati ntibikabeho. Nta ugambirira gucumura ngo nuko Imana ibabarira icyaha cyose. Ariko iryo jambo icyo rimaze ni uko umwanzi ataguciraho iteka, kuko uwababariwe nk'uko twabibonye, nk'uko yabibwiwe Mose, aba yarababariwe. Kuko Imana, Mose arimo kwinginga ati nyereka imigenzereze yawe, nyereka inzira zawe, sibyo? Emera tujyane. Ati sinarenga umutaru n'irihanga wamaye. Ni nko kuvuga ati sijya uriyobora, ni wowe uriyobora. Sijya uritabara, ni wowe uritabara. Ati ntabwo twavaha utanyiyeretse. Ati nyereka ubwiza bwawe. Umwami ahita amusubiza ngo n'icyo uvuze nacyo ndagikora, kuko wangiriyeho ubuntu, nkaba narakumenya izina.
Yohana 10 haravuga ngo mpamagara buri yose mu izina ryayo. Ni byiza cyane kuri twe, twaranezerewe kubw'umucyo w'igihe, kuko Imana yaduhaye kuyimenya, ikaduha kumenya izina ryayo. Ariko ni na byiza cyane kumva ko nayo ikoze izina, si byose ntabwo igendana n'abitazi, kandi abizi nabayo. Yaratangaje, tuba dufite akanya gato nimugoroba muri Yohana 10 guhera kuri 20 wenda na 6 kumanuka, aravuga ngo data wazimpaye intama zanjye ndazizi, data wazimpaye aruta bose, kandi nta wazivuvunura mu kuboko kwa data. Hamwe aravuga ngo kwanjye, ahandi akavuga ngo mu kuboko kwa data, ahandi akavuga ngo jye na data turi umwe. Niba ari umwe, ukuboko kwabo ni kumwe, kw'iburyo kw'imbaraga. Kuvuvunura ni ugushikuza, ni ukugerageza kuvana ikintu mu kiganza cy'ugifite ukoresheje agahato. Nta wazivuvunura mu kuboko kwanjye, bisobanura ngo nta umurusha imbaraga. Ubwo nzakora umurimo, ninde uzankoma mu nkokora? Intama z'Imana ntabwo ziri mu kiganza cy'umuvugabutumwa, sibyo ra? Ntabwo ziri mu kiganza cy'umupasiteri, keretse Kristo, sibyo? Niba ziri mu kiganza cy'umupasiteri, ntabwo ari uw'umuntu, nuriya wo muri Yohana 10, nuriya wo muri Zaburi 23. Siko bimeze? Nuriya uri muri Petero wa mbere 5, umutahiza mukuru sibyo? Nuriya niwe turi mu kiganza cye, tumuhimbaze. Kandi icyo kiganza kirakomeye, ntitwakiteretsemo. Uwadukunze, tuvuge muri ingingo, aramfata akankomeza. Umva iriya ndirimbo idahuye n'ijambo, nta wazikura, nta wazishikuza, nta wazivuvunura, nuko adufata akadukomeza. Niwe ubabarira ibyaha byawe byose, akagukiza indwara zawe zose. Dawidi arahanura, kuko natwe iri jambo ritureba. Ntabwo yavuze ngo byanjye, kuko nawe arimo. Imana ishimwe. Ese hari uwamwigishije kutubabarira? Ubu amaze kutubabarira, akatwiyereka nk'uko Mose yamusabye ngo nyereka kugira neza kwawe, nyereka mu maso hawe. Kubera ko mu maso h'Imana hagaragaye, sibyo, mu ishusho ya Yesu Kristo, igihe kitari bwagereye, Imana yaramubwiye ngo ntabwo wabona mu maso yanjye, kuko Imana y'ubuntu yari itaragaragara, sibyo? Ntabwo wabona mu maso hanjye ngubeho. Ariko ubu muri Kristo, ahubwo kubona mu maso h'Imana muri Kristo niko kubaho. Murabyumva akamaro k'ubutumwa bwiza? Mu izano rya kera ntabwo ati ndakwereka, tinyereka kugira neza kwawe basi, atoya ndakwereka mu mugongo gusa, we byizere, kuko igihe nzazira kwerekana mu maso hanjye ntabwo kiragera. Mu isezerano rishya ijambo riravuga ngo niwe shusho y'Imana itaboneka. Mu isezerano rishya ijambo riravuga ngo uwambonye ababonye data. Ese twabonye mu maso y'Imana? Twabonye mu maso y'Imana kubwo guhishurirwa umwami wacu Yesu Kristo, kubwo kubona umukiza wacu. Ibyo Mose atabonye byari bitegerejwe mu isezerano rishya. Uwahuje nawe amaso aramubabarira. Niyo mpamvu ntabwo tuzirata kumenya abantu, wirata yirate Kristo. Niwe gakiza kacu, niwe mbaraga zacu, niwe gukiranuka kwacu, niwe mbabazi zacu, niwe mucunguzi wacu, niwe byose. Urumva twakwirata abantu? Ntabwo twakwirata abantu. Iyi Zaburi 4 ngo agacungura ubugingo bwawe ngo butajya muri rwa rwobo. Imbabazi z'Imana icyo zivuze nuko umwami wacu Yesu Kristo adukiza urupfu, agacungura ubugingo bwawe ngo butajya muri rwa rwobo. Ibyo twita gushyingura ni ukwihumuriza
ni ukwikomeza umutima, kuko umuntu iyo apfushije si byose abababaye. ngira ngo ibyo murabizi nabitindaho. Agacungura ubugingo bwawe ngo butajya muri rwa rwobo. Ni ukuvuga ngo iyo dushyinguye iwacu yaba sibyo cyane cyane wa wundi ijambo rivuga mu Byeshurana 14:13 ngo hahirwa abapfapfira mu mwami, sibyo se, kugira ngo imiruho yabo kuko n'imihate yabo sibyo birabaherekeza. Iyo dushyinguye usinziriye mu mwami, ijambo ry'Imana riravuze ngo agacungura ubugingo bwawe ngo butajya muri rwa rwobo. Turashyingura nkuko nababwiraga ngo tuba twikomeza, turashyingura. Ariko ubundi mu by'ukuri gushyingura, umuntu ashyingura icyo ashobora kuzashyikira, sibyo se? Gushyingura ubundi ni ukubika neza, siko bimeze. Niyo mpamvu twongeraho ngo turashaka abacu ngo tubashyingure mu cyubahiro. Icyubahiro cyahise ko bose babinyo. Icyubahiro ni ukugira ngo tubaririre, ni ukugira ngo babone ko uwo muntu atapfuye nk'imbwa igongwa n'imodoka tutabajugunya, twubahana wa mubiri twabanye. Ariko ubundi umuntu ashyingura icyo azaza gushyikira. Umuntu aragerageza akajyana indabyo kumva ku itariki ngarukamwaka. Sinzi ko byashoboka, kereka uwafashwe n'umwuka umeze nk'uwo gusenga abapfuye. Sinzi ko hari uwajyayo gatatu, arihangana umwaka umwe ibiri, akageraho ubuzima bugaba ubusanzwe. Siko bimeze. Ubundi umuntu ashyingura icyo azashyikira. Agacungura ubugingo bwawe ngo butajya muri rwa rwobo. Uru rwobo ntabwo ari kiriya kinogo, ariko nagira ngo mbabwire ko n'ubundi no muri kiriya kinogo tuzi tuhashyira inyama n'amaraso. Ijambo riravuga ngo ibibora ntibishobora kuragwa ibitabora. Ako ni Abambere 15. Inyama n'amaraso ntibishobora kuragwa ubwami bw'Imana. Tubika umubiri, ariko nabyo si ukubika, ahubwo ijambo ryarasohotse ku rurimi rw'Uwiteka ngo uri igitaka uzasubira mu gitaka. Ntabwo wajya kuvangura igitaka. Imyaka 30 yishize irimbiri bararihanagura bakongera bagahinga, siko bimeze, bakongera bagahinga. Ariko ubugingo bwacu ntibujya mu rwobo. Rwaba urwobo rugaragara amaso, ariko urwobo Dawidi avuga ni urwobo rwo kurimbuka, ni kuzimu. Hari irisoro ntabwo ari ikuzimu. Ikuzimu ni gutandukana n'Imana burundu. Uwiteka mu kintu cya mbere yadukoreye muri izi mbabazi ni uko yacunguye ubugingo bwacu ngo butegwa muri rwa rwobo. Haleluya! Si ikintu gikomeye, si ikintu gikomeye. Ibyo byiringiro turabifite. Turware, dufite ibyiringiro ko ashobora. Yarasezeranye kandi arashoboye. Ashobora kugukiza indwara zawe zose. Kandi ngenda hamya yuko indwara tumenya nizo nke. Ndagira ngo mbamenere ibanga nange mu bitahane. Uwiteka aradukiza buri munsi. Indwara wowe uzi upimwa n'abaganga nizo nke, kuko ukwanga ntaguha agahenge. Satani aduteza indwara mufururizo, Uwiteka akabamba. Murabyemeye, murabyumvise? Uwiteka iyi indwara umenya nta nubwo ari 1%. Ese uteza uburwayi murumva yakugabanyiriza akaguteza nkeya? Arazidusukaho nk'amabombe y'amasasu. Ariko udukiza indwara za uwatubambiwe, uwatumanikiwe, uwaducunguye akabamba ihema. Uyu mwami adukiza indwara zacu zose tutanazi. Hatazagira uvuga ngo kubera ko ufite igicurane, kubera ko wabara hano, niyo waba urwaye kanseri ngo uvuge ngo iri jambo ryapfuye ubusa. Niba ari igishakwe cyo kugira ngo
wasabwe upimwe muri iyo miniyo utarekura umusaraba, icyo ni igishako kizahaguma. Ndabeshya? Naho ubundi indwara zindi Imana itemereye Uwiteka arabamba. Ntabwo twakerensa ijambo, umwami w'abami adukiza indwara zacu zose. Hagize igisigara nka bya kindi cyaje kuri Pawulo, Imana ikamubwira ngo mu ntege nke zawe n'imbaraga zanjye zigaragarira, sibyo? Kugira ngo nawe utirata. Ni ngombwa tugire igishakwe, no mu gihe cyahaba Imana ikacyemera, nicyo guhesha Imana icyubahiro, kugira ngo Imana ibwire Satani ngo no ku musego arampimbaza, nibyo? No mu mibabaro aransingiza. Nyamara nibyo, Uwiteka aradukiza. Iri jambo riruzuye, niwe ubabarira ibyaha byawe byose, akagukiza indwara zawe zose. Asingizwe umwami w'abami. Niyo mpamvu hari abantu bafite ubwishingizi, nkatwe mu bavoka dufite ubwishingizi. Hari n'abafite 100%, hari ufite gute? Ariko utizera, njye nahora kwa muganga ku myaka mfite kugira ngo ko mfite ubwishingizi bwo kwivuza bakomeze bandebere. Uwiteka niwe bwishingizi bwanjye. Hari n'amafaranga badukata mu mwaka urihirika, n'ibiri ikihirika, wambwira ngo wa musaza we ntugira ubwenge, ngo wabunyihera. Nawe wabugwaye uri umwana w'Imana ntunabyibuka, kuko ubundi mu by'ukuri uri mu bwishingizi bw'ijuru. Sibyo ra? Turi mu mahoro, dufite assurance. Ni kweli? Uzabaze Bosco Ruzindana uriya musaza, sibyo Bosco? Ese buriya rwari rupfu cyagiye ujya i Masaka? Stroke ze haruyikira ahanutse no ku igare hano muri kaburimbo, nta muvandimwe ari ntaki, singuriya ntasi biteraniro. Mu gihe cyose Imana ikigufiteho gahunda, niyo ibarira ibyaha byawe byose, n'ikiza indwara zawe zose. Imbabazi zayo ntizirondoreka. Ashimwe yongera ashimwe, kandi ashimwe n'umwami w'abami. Agacungura ubugingo bwawe ngo butajya muri rwa rwobo. Iyo ni 4. Akakwambika imbabazi no kugirirwa neza nk'ikamba. Hari ikindi se? Ikamba ntiryambara abatindi, ikamba sibyo? Ikamba se ryambara abagaragu? Ikamba ryambera umwami n'umwamikazi. Akakwambika imbabazi no kugirirwa neza nk'ikamba, bivuze nk'ubwiza, nk'ikuzo. Abantu b'abatindi b'abanyabyaha twavuye mu nzarwe z'ibyondo, sibyo se? Imana ikatuzamura, twese turabizi ko ku bwacu tudakwiriye, ariko atwambika imbabazi no kugirirwa neza nk'ikamba. Ibisigaye bitogota by'amadayimoni, niyo byaba bitogotera mu muntu wawe w'inyuma, kuko natwe tujya twiciraho iteka. Iyo tugiye mu ntege nke, natwe twiciraho urubanza, ibindi byose bita agaciro. Umwami niwe utwambika imbabazi no kugirirwa neza nk'ikamba. Intambara tunyuramo niyo nzira, umusaraba twikoreye niyo nzira, ariko ibyo ntitubujije kuba turi abami n'abatambyi. Imana itwambika kugira neza. Ikindi twashaka ku bantu ni iki? Ibyo abantu batadukorera nuko nabo batabyikorera. Hari umutindi ukiza undi? Hari icyo dushaka ku bantu? Umwami atwambika kugira neza kwe, Mama atwambika imbabazi no kugira neza kwe nk'ikamba. 5. Agahaza ubusaza bwawe ibyiza, agatuma usubira mu busore bushya umeze nk'ubw'ikizu. Ibingira ngo byaba birareba abashaje kuruta abandi. Nubwo wasaza Imana ntisaza, nubwo wasaza itoto ryayo rigohoraho.
sibyo ra? Nubwo dusaza imbabazi zawe ntizisaza, nubwo tunanirwa yihora ari nyembaraga, nk'uko muri Yesaya 40 handitse. Nturabimenya, nturasobanukirwa, Imana yacu ntinanirwa, ntirambirwa. Haleluya. Niyiduha kwiyuburura, ngo abasore b'imigenda bananirwa, ngo ariko abiringiye Uwiteka bahora biyuburura nk'ikizu. Imana yacu ihimbazwe, Imana nzima isingizwe, Imana y'imbabazi ishimwe, zitariho ntitwabaho. 6, Uwiteka akora ibyo gukiranuka, aca imanza zitabera, zirenganura abarenganywa. Ni umunyambabazi ariko arakiranuka. Nk'uko twabyumvise, imbabazi ze twazigiriwe kugira ngo atubature gukiranirwa, sibyo se? Atwunamure, aduhe guhagarara mu buntu bwe, kandi adushoboze gukiranuka iby'amategeko yananiwe. Twarabyumvise mu Baroma 8, ngo iby'amategeko yananiwe ku bwa kamere yacu, umwami wacu yarabishoje ku musaraba, aciraho icyaha cya kamere witeka i Golgotha. Arangije aravuga ngo byose birarangiye, tumuhanga amaso. Gukiranuka kurashoboka ku bantu babyawe n'umugore, kurashoboka muri Yesu Kristo. Iryo jambo ni ryo kwizerwa uko riri, siko bimeze? Niyo mpamvu duhanga amaso uwanesheje, duhanga amaso umukiranutsi, duhanga amaso ushobora byose, duhanga amaso udushoboza, kugira ngo asohoze muri twe gukiranuka kw'Imana. Ibisabwa byose no kwera kwayo, uwabambwe azabisohoza mu bamwiringiye, kugeza igihe azishyira itorero rye ritagira ikizinga cyangwa umunkanyari n'ikindi cyose gisa gityo. Amen. Niko ni ijambo ku rurimi rw'umugaragu w'Imana Pawulo yandikira Abefeso, kugira ngo aryishyire ritagira ikizinga cyangwa umunkanyari n'ikindi cyose gisa gityo. Icyo si ikizinga cy'umubiri, aratanga urugero ku bigaragara, cyangwa umunkanyari wo gusaza, no kuvuga ko rizaba mu itoto. N'ikindi cyose gisa gityo rigomba kuba mu bwiza bwuzuye, sibyo? Dans la gloire parfaite, kuko rihamagarirwa twebwe itorero ry'Imana. Umugeni wa Kristo ahamagarirwa gusa n'umukwe, kandi uwo mukwe ntagira ikizinga, arera, kandi ijambo riravuga ngo tuzasa nawe. Ese twizeye iyo mpanda? Ni ngombwa uwatangaje ijambo rye agomba kurisohoza. 7, yamenyesheje Mose inzira ze, Dawidi arabyizera. Imirimo ye yayimenyesheje abana ba Isirayeli. 8, Uwiteka ni umunyebambe, Uwiteka ni umunyebambe, ni umunyembabazi, atinda kurakara, afite kugira neza kwinshi. Mbega ijambo! Uwiteka ni umunyebambe, ni umunyambabazi, ibambe. Imbabazi n'ibambe bitandukaniye imbabazi, ibambe. Ibambe ni imbabazi zihoraho, murabyumva? Imbabazi zivuyeho nta bambe ryaboneka, ariko uyu munyembabazi ni naye munyebambe, sibyo? Asingizwe. Nta mwanya. Urabona, kugira inshuti nyanshuti nibaza ikibaho. Kera bajyaga bavuga ngo bari abantu baruzura. Kuzura ni inshuti. Umuntu mwuzura, umuntu ugufitiye ibambe, ntashobora kwemera umuguteranyaho, murabyumva? Ntiyakira ikintu cyose
ikintu cyose kikuvuga nabi niyo wavuga uti mfite ibimenyetso, ubucuti buba bwarageze ahantu bidakunda, sibyo? Kubera yuko Satani kwirirwa ajyana ibirego kuri twe. Mwami wahita avuga ati yawe wari uzi icyatumye mbambwa, yawe wari uzi icyatumye nyuriye Getsemane, hari icyo wamariye ko wandwanyaga, icyuya cy'amaraso yabize, twe twavuye mu bise bikomeye. Niyo mpamvu imbabazi umubyeyi agirira umwana we ntabwo wazigereranya uwagiye ku gise. Ntabwo ari umwana wanjye mwamaze gute, ni ibambe. Ibambe ni imbabazi zidashira, zidakama, zihoraho. Ese umwami wacu turuzura? Biri muri Yohana 15, gusa inkibita abagaragu, ahubwo muri inshuti zanjye. Kandi inshuti zibwizanya ukuri, zikamenerana amabanga, zikabitsanya ibanga, sibyo? Inshuti yawe uyibwira icyo utabwira abandi. None umwami yaravuze ngo sinkibita abagaragu, muri inshuti zanjye. Ahita asobanura ngo kuko umugaragu ntamenya ibyo shobuja atekereza, ngo ariko mwebwe n'abayishuriye byose. Tumushimire. Turanyuzwe. Mugaragara akora imirimo akagira gute, nubwo natwe tuvuga ngo turabagaragu b'Imana, ariko sibyo twirata. Twirata ubuntu bw'Imana, twirata urukundo rwayo, twirata imbabazi zayo, kuko abagaragu bose si inshuti ze. Abakorera Imana bose si abavandimwe be, kuko ibikoresho ni byinshi, nkuko biri mu Baroma 9 ngo mu nzu y'umutunzi habamo ibikoresho byinshi, sibyo se? Afite igikombe cya zahabu anyweramo amata, afite na pubere. Hari urugo se rutabamo pubere? Byashobokara? Byose si ibikoresho, kandi byose biramukorera. Ariko ntitwirata ko dukora, twirata ko twababariwe, twirata ko twakunzwe, twirata ubutoni, turi abatoni, gutoneshwa. Niyo mpamvu tukibwiriza iri jambo twaravuze ngo izi mbabazi tuvuga si za rusange, ni izihariye zagiriwe umugeni. Naho ubundi Imana yihanganira abanyabyaha. Ntugire ngo nitwe yihanganira gusa, yihanganira n'abatari intore. Ibyo birirwa mu gihe cyose guciweho iteka kutaraba ngo imanza zibe. Imbabazi z'Imana zifite uko zigera kuri ku bantu bose, ariko ubu bwoko bw'imbabazi mvuga ni izihariye, ni umwihariko w'umugeni, ni zahawe abatoni b'Imana. Ese bene data namwe bashiki banjye, murumva tudakwiriye gushimira Imana kubw'imbabazi zayo, bikadutera kuyisaba ngo iduhe kuyibera abana bayinezeza, sibyo? Nubwo turi babi ariko idushoboze, nibyo. Erega ntabwo wahakana. Niyo mpamvu babwiye umwami wacu ngo mwigisha mwiza, arababwira ngo munyitire iki mwiza, ko mwiza ari Imana yonyine. Mu by'ukuri hashingiwe kuri kamere, nta kamere nziza ibaho, ariko Imana yatugiriye ubuntu. Ni umukozi uzi icyo azageraho, ni umukozi wikorera, wavuze ngo ubwo nzakora umurimo ninde uzankoma mu nkokora. Hari uwayoboza gusohoza umugambi wo gucungurwa muri twe, nta mbaraga n'imwe yayihagarara imbere. Turabyizeye, twizeye gucungurwa kuzuye, nibyo? Twizeye agakiza kuzuye. Niyo mpamvu nk'uko umugaragu w'Imana bihamiriza, natwe turabyizera. Uwiteka ni umunyabambe, ni umunyambabazi, atinda kurakara, afite kugira neza kwinshi. 9, ntakomeza kurwana iteka, ntagumana umujinya iminsi yose. Ibi ni rusange.
akomeje kuturakarira ntitwabaho. 10, ntiyakugiriye ibihwanye n'ibyaha byacu, ntiyatugiriye ibihwanye n'ibyaha byacu, ntiyatwituye ibihwanye no gukiranirwa kwacu. Urumva imbabazi twagiriwe ntabwo ari mpanguhe, ntabwo ari kuvuga ngo hari ikiguzi, nta ruhare twazigizemo ku buryo Imana ivuga ngo niwongera, hari ibyo twita mu mategeko insubira cyaha. Ni ukuvuga ngo iyo wakoze icyaha, imbabazi z'abagororwa niko babita, kuko ririya zina ryo gufungwa rivugitse nabi kugira ngo babyoroshye, ntabwo zitangwa n'umucamanza. Umucamanza akoreza itegeko, agaca urubanza, agatanga pene, igihano. Nimujya mubyumva cya burundu, kirupfu cyavuyeho mu Rwanda, imyaka 20, imyaka 40 ingahe, kandi tanga igihano yishunza amategeko akanayasoma. Ariko iteka, kuko umwami aba ari umwami, utanga imbabazi mu bihugu byose no mu Rwanda ni nyakubahwa Perezida wa Repubulika, kugira ngo ubwami bwe bube bufite agaciro. Si byose ari hejuru y'amategeko. Ndabaza, ese umwami wacu ari hejuru y'amategeko? Uwayatanze arayayobora. Cyiza cyacu rero nuko umucamanza wacu twarabibonye ngo niwe mucamanza wacu, niwe mwami wacu, kandi ushinga amategeko. Muribuka rya jambo ry'ubutware, si byose? Haleluya. Noneho ari cyiza cyacu, uyu mwami wacu niwe mucamanza, ni nawe ubabarira. Sibyo? Ni nawe ubabarira. Isubiracyaha rero mu mategeko y'isi, iyo ubabariwe na perezida, nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ukongera ugakora icyaha, baguhanira icyo cyaha wakoze na cya gifungo kigasubira ibubiza aho cyari kigeze. Ariko imbere y'Imana nta subiracyaha kibaho. Uko ucumuwe urababarira, murabyumva? Nta nzika ibaho, nta subiracyaha. Imana ni inyambabazi zidashira. Ibyo ku batari abana b'Imana, ku bafite imyumvire mibi, wagira ngo nibiba ikibari, uruhushya rwo gucumura. Oya, ahubwo ibyo bikwegere. Iyo umenye ko Imana yakubabariye, biguha kuyikunda kuruta. Sibyo ra? Biguha kuko urukundo nirwo gukiranuka. Niyo mpamvu umwami Imana yavuze itegeko riruta yandi, avuga n'iriryunganiye. Irya mbere, ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose, ubwenge bwawe bwose, imbaraga zawe zose. Ukunda utyo ntiwamucumuraho wabigambiriye. Sibyo ra? Urukundo nirwo gukiranuka. Umuhanuzi aratubwira ngo urukundo rwuzuye nirwo ruzinjirayo. Ngo irya kabiri ririgaragiye, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Uwo ukunda nk'uko wikunda wamuhemukira. Niyo mpamvu rwose ndabihamiriza, uko Imana iri ku murimo, mbere y'uko impanda yo kuzamurwa iba mu itorero ry'Imana, hagomba kuba urukundo rwuzuye. Sibyo? Nk'uko bari bategereje Pentecote, ijambo riravuga ngo il n'était qu'un cœur et qu'une âme. Ntabwo ari uguhuza umutima, bari umutima umwe, ikirere kimeze neza ku buryo isezerano risohora. Murabyumva? Ubuntu bw'Imana buzasohoza uwo murimo mu mugeni. Nibihe dusasirira, imitima yacu ihurumbira, kandi turabyumva. Imana iduhane umugisha. Ngo umurongo wa 10, ntiyatwitura ibihwanye n'ibyaha byacu. Ntiyatwituye ibihwanye n'ibyaha byacu, ntiyatwituye ibihwanye n'ibyo gukiranirwa kwacu. 11,
uko ijuru ryitaruye isi niko imbabazi agirira abamwubaha zingana. Aha ni ukwerekana ko ntago zigabanuka, ntizigira akagero. Ni nko kuvuga ngo ntabwo zabiyanga. Ntabwo Imana yabura imbabazi igirira abayo, zihora zuzuye. Umurongo wa 12, nk'uko aho izuba rirasira hitaruye aho rirengera, uko niko yajyanye kure yacu ibicumuro byacu. Murabona Dawidi atavuga icyazi ngo bye kwibuka ukundi. Ibyanditswe byinshi tutabona uko dusoma none birabihamiriza. Aribagirwa, arababarira, akibagirwa. Sibyo? Ariko umuntu waravanga urasubiriye. Siko bimeze? Ariko aratubabarira. 13, nk'uko se w'abana bagirira ibambe niko Uwiteka rigirira abamwubaha, kuko azi imiremerwe yacu, yibuka ko turi umukungugu. Imana itugirira imbabazi kuko izi uko turi. Reka tumenye niyo yaturemye. Icyo tumusaba adushoboze kugendera imbere ye, adushoboze kumwiringira, adushoboze kudapfusha ubusa izi mbabazi yatugiriye. Ni umunyabambe, ni umunyambabazi nyinshi ku bana be. Turamusaba mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo kugira ngo izi mbabazi twagiriwe ze kudupfira ubusa. Ariko ntabwo zizadupfira ubusa, yatangiye umurimo izawusohoza. Turabyizera, yatangiye umurimo izawusohoza. Turamwumva, ndabihamya twese ko tubihuriyeho abana b'Imana, twumva imirindi ye. Tujya twumva imirindi ye, twumva imirindi ye, twumva ikirere cye. Ntiwabana n'umuntu ngo ntumenye ko ahari. Guhereye none abanyizera, inzuzi z'amazi y'ubugingo zizatema mu nda yawe. Umufite arabimenya, uwafite mu kiganza cye arabimenya. Ukomejwe nawe akaba amukomeyeho, umwanzi yashaka kumuvunura, umwanzi akaba ari utsindwa, arabimenya. Ese sibyo? Uri muri icyo kiganza arabimenya. Ndabihamya kuko niba mbyumva nawe urabyumva. Satani ararushywa n'ubusa, uko umuririmbyi yabivuze ngo mbese Satani wiruhiriza iki? Yatangiye umurimo izawusohoza. Imbabazi z'Imana zituriho, ziduhoraho, nizo zituma tukiriho. Yabibwiye abigishwa be, kandi ndahamya ko iryo jambo natwe ritureba. Uzi uko yababwiye? Yarababwiye ngo kuko ndiho namwe muzabaho. Abwira Satani ati byose nguhaye uruhushya, ndavuga kuri Yobu, ariko ntukore ku bugingo bwe. Abuze ubugingo bwacu kujya muri rwarwo. Uturindira ubugingo asingizwe, ahimbazwe. Ese nk'uko biri byanditse mu Baroma 8, itimanye umwana wayo izabura iteka umuduhana n'ibindi byose. Uwaduhaye umwana wayo ari we Kristo, waduhaye agakiza, ntacyo yatwima. Pawulo arimo arabwira Abaroma, ariko iryo jambo natwe riratureba. Ubwo Imana iri ku ruhande rwacu, umwanzi wacu ntarushywa n'ubusa. Ngo umwanzi wawe azabaye. Ubwo Imana iri ku ruhande rwawe, uwo Imana yababariye yitiba ku ruhande rwe. Kuba ku ruhande rwawe ni ukuvuga ngo nta na rimwe azakurwanya. Sibyo se? Ahubwo azarwanya abakurwanya. Kuba ku ruhande rwawe, ubwo Imana iri ku ruhande rwacu, ni ukuvuga ngo byararangiye. Imana yafashe iri kuri pozisiyo yacu. Mu gihe haboneka ibiturwanya, Imana irabirwanya. Ndabeshya? Irwanya abaturwa, iri ku ruhande rwacu. Kandi ni inyambabazi,
ariko si inyambabazi gusa ni inyambaraga. Umwanzi wacu se yavaye? Ese Kristo ari ku ruhande rwacu? Amina, ari ku ruhande rwacu. Noneho saba turwanya imyuka yose turwanya izafata ubusa. Witeka aduhana umugisha mu ijambo tumaze kumva, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Turasenga tumaze turirimba 104, baririmbyi baduyobore, imbabazi z'umukiza zamuzanye kuncungura. 104 mu gushimisha. Amena babazi z'umukiza zamuzanye gucungura ataritse atinze cyane kwita Yesu wahamagaraga imani ijambo sangu Hari
tum냥 친구나 아가이사 신이시여 나를 위해서 여인아 아라파타 라사요라 나를 웅이시 올까면 나를 위사 아라파타 가사요라 나리 몽이 시무까우 나라 의지라 turasenga. Urakoze mwami wacu Yesu Kristo, ijambo ryawe ni ukuri, ntirihinduka, ntiricuyuka, ntirisaza, mwami rizahoraho iteka. Uko ijambo ryawe rizahoraho iteka, niko natwe ababyawe naryo dufite ubugingo budashira. Ni nako imbabazi zawe zizahoraho iteka. Ishimwe n'icyubahiro bikugarukire. Mwami wadukebutse, twongeye kukuboneraho ubutoni kuri uyu mugoroba mu ijambo ryawe. Turi imbere yawe kugira ngo ijambo ryawe risohoze umurimo waryo. Waduhaye kuba ku birenge byawe nka Mariya, bivuze ngo waduhaye umugabane uhoraho. Mwami uturindire umunani, turindire muri gakondo, urwanya abaturwanya. Mwami udukomereze mu buntu bwawe, shyigikira intambwe zacu muri iyi nzira yo gukiranuka. Turi abanyantege nke, uri umunyambaraga. Turakiranirwa, wowe urakiranuka. Turi babi, wowe uri mwiza. Mwami turabaswa, wowe uri umunyabwenge. Muri make uri byose kuri twe. Niwe gucungurwa kwacu, izina ryawe rihimbazwe. Tutagufite ntitwabaho. Kugira neza kwawe nk'uko twabyumvise kutwomeho, n'imbabazi zawe zitwomeho. Uduhe kuba munsi y'ukuboko kwawe. Uru rugendo ni inzira y'inzitane yuzuye amahwa n'imitego, ariko ushimwe kutadutererana. Ntiwadusiga nk'imfubyi. Mwami ubane na buri wese kugira ngo duhe kunesha uko bukeye uko bwije. Urakoze kubw'umugabane uduhaye. Turindire igitambo, iyi mpamba iduhe imbaraga zo gukomeza urugamba. Tugiye gutaha, uduherekeze, utubanzirize imbere. Uzongere tugenere ifunguro ridukwiye mu materaniro ari imbere. Ni mu izina ry'Umwami Yesu Kristo dusabye dushima, amen. Uwiteka duhane umugisha, naho kuwa gatandatu